Nshuti bavandimwe mukurikiye Ndayisaba Epimac TV, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Uwiteka abahire. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo gusomera hamwe Bibiliya. Reka dushimire Imana yo yakomeje kubana natwe kugeza uyu munsi. Mbere yuko dutangira gusoma, mureke dusenge. Uwiteka Mana yacu, turagushimiye cyane kuko uri umukozi w'umuhanga. Waraturinze kugeza uyu munsi kandi uracyaturinze Mana. Turakwinginze kutugirire neza, ubane natwe, utwiyereke mu ijambo ryawe. Ibyo ushaka bibeho kandi udukomereze kwizera, tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen. Bavandimwe rero, tugeze mu itangiriro igice cya 21. Sara abyara Isaka. Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze. Uwiteka agirira Sara ibyo yasezeranije. Sara asama inda ya Aburahamu ashaje. Babyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Aburahamu yita umuhungu yabyaye Isaka, uwo yabyaranye na Sara. Aburahamu akeba Isaka umuhungu we amaze iminsi 8 avutse, uko Imana yamutegetse. Aburahamu yabyaye uwo muhungu we Isaka amaze imyaka 100 avutse. Sara aravuga ati, Imana iransekeje, abazabyumva bose bazasekana nanjye. Ati, ninde uba warabwiye Aburahamu yuko Sara azonsa abana, ko mubyariye umuhungu nshaje? Bavandimwe rero, isezerano ry'Imana ntirihera. Imana yacu ishimwe cyane. Reka dushimire Imana ko isaha yavuze, igihe kigeze, icyo yagambiriye byanze bikunze iragikora, nubwo twe nk'abana b'abantu tuba tubona bidashoboka. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Sara asendesha Hagari na Ishimayeli. Aho ni ku murongo wa 8. Umwana arakura aracuka. Ku munsi Isaka yacukiyeho, Aburahamu ararika abantu benshi arabagaburira. Sara abona umuhungu wa Hagari umunyegiputakazi, we yabyaranye na Aburahamu, araseka. Nicyo cyatumye abwira Aburahamu ati, senda uyu muja n'umuhungu we, kuko umuhungu w'uyu muja atazaraganwa n'umuhungu wanjye Isaka. Ibyo by'uwo muhungu we bitera Aburahamu agahinda kenshi. Imana ibwira Aburahamu iti, we kugirira uwo muhungu agahinda n'umuja wawe, ibyo Sara akubwira byose umwumvire, kuko kuri Isaka ariho urubyaro ruzakwitirirwa. Kandi umuhungu w'uwo muja nawe nzamuhindura ubwoko, kuko ari urubyaro rwawe. Aburahamu azinduka kare kare, yenda umutsima n'amavuta y'uruhu. Aburahamu azinduka kare kare, yenda umutsima n'imvumba y'uruhu irimo amazi, abiha Hagari, abishyira ku rutugu rwe, amuha n'uwo mwana aramusenda. Avayo asezerera mu butayu bw'i Berisheba. Ya mvumba ishiramo amazi, arambika umwana munsi y'igihuru cyaho. Aragenda yicara amwerekeye, amuhaye intera nk'aho umuntu yarasa umwambi, kuko yibwiraga ati, ne kureba umwana wanjye apfa. Yicara amwerekeye, atera hejuru ararira. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Marayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari aramubwira ati, ubaye ute Hagari? Witinya, kuko Imana yumviye ijwi ry'uwo muhungu aho ari. Haguruka, byutsa umuhungu, umufate mu maboko, kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye. Imana imuhumura amaso, abona iriba. Aragenda avoma amazi yuzuye ya mvumba, ayazanira umuhungu we. Nuko Imana ibana n'uwo muhungu, arakura, atura mu butayu, aba umurashi
aba mu butayu bw'i Parani, nyina amusabira Umunyegiputakazi. Bavandimwe rero, burya ingaruka ziva mu kwitsindishiriza byanze bikunze zigera ku bantu. Aburahamu na Sara bashatse gushaka umwana bamubyaye kuri Hagari, ariko nk'uko bitari mu mugambi w'Imana, kuko atari we mwana w'isezerano, byanze bikunze byabagizeho ingaruka, urugo rwabo ruzamo umwiryane, birangira Hagari asenzwe avanwa mu rugo rwa Aburahamu. Ariko Imana ishimwe, kuko uko byagenda kose ikomeza kutwitaho, Uwiteka ahimbazwe. Umurongo wa 22, Aburahamu na Abimeleki barasezerana. Muri iyo minsi Abimeleki na Fikoli umutware w'ingabo ze babwira Aburahamu bati, Imana iri kumwe nawe mu byo ukora byose, nuko rero undahira Imana yuko utazandiganya cyangwa umwana wanjye cyangwa umwuzukuru wanjye, ahubwo ineza nakugiriye ko uzayinyitura njyewe n'igihugu wasuhukiyemo. Aburahamu aramubwira ati, ndahira. Aburahamu azimuza Abimeleki by'iriba. Aburahamu azimuza Abimeleki ku by'iriba. Abagaragu ba Abimeleki bamunyaze. Abimeleki aramusubiza ati, sinzi uwakoze ibyo, nawe ntiwigeze kubimbwira, kandi sinigeze kubyumva keretse none. Aburahamu azana intama n'inka abiha Abimeleki, bombi barasezerana. Aburahamu arobanura abagazi b'intama 7 bo mu mukumbi we. Abimeleki abaza Aburahamu ati, abo bagazi b'intama 7 urobanuye bisobanuye iki? Aramusubiza ati, aba bagazi b'intama uko ari 7 ndabaguhera kugira ngo bimbere umugabo yuko ari njye wafukuye iryo riba. Nicyo cyatumye yita aho hantu Berisheba, kuko ariho barahiriye bombi. Nuko basezeranira i Berisheba. Abimeleki ahagurukana na Fikoli umutware w'ingabo ze, basubira mu gihugu cy'Abafilisitiya. Aburahamu atera igiti cyitwa umwesheri i Berisheba, yambarizayo izina ry'Uwiteka Imana ihoraho. Aburahamu amara iminsi myinshi asuhukiye mu gihugu cy'Abafilisitiya. Bavandimwe rero, burya iyo uri inshuti y'Imana, iguha n'uburyo bwo gukemura ibibazo kandi mu mahoro, ukabana neza n'inshuti n'abaturanyi. Reka dushimire Imana ko yabanye na Aburahamu, kandi na n'uyu munsi ikaba iduha amasezerano y'uko natwe izakomeza kubana natwe kugeza Yesu agarutse. Reka dushime Imana rero kubw'ijambo ryayo. Mureke dusenge. Uwiteka, turagushimiye ko uri Imana isohoza amasezerano. Tubashishe kukwizera, tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen.